Imana ibahe umugisha. Iyo ndirimbo barira uyiramukanyirizemo mwene so mwegeranye, umubwire ngo umugambi w'Imana nta cyawuhindura. Muramukanye rwose mwifurizanya igitondo n'icyumweru cyiza, ariko namubwira ngo umugambi w'Imana nta kintu gishobora kuwuhindura. Haleluya, haleluya, haleluya. Imigambi y'abantu irahindagurika, imigambi y'abantu ijya yeshuwa, ariko umugambi w'Imana ntuhinduka. Imana ishimwe. Umugambi Imana igufitiye ni ihame. Umugambi Imana igufitiye nabi biriho none yaba n'ibizaza, nta kintu kibasha kuwuhindura. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Haleluya, 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 haleluya. Kigitondo numva nezerewe Imana, kuko ndabizi ntabwo nshidikanya ndi mu mugambi wa data. Haleluya, haleluya. Ndabizi ntabwo mbishidikanya, ntabwo ari ibyo nyibaza, kuko ndabizi ndi mu mugambi wa data wo mu ijuru. Ndamushima ko umugambi utajya uneshwa, umugambi we ntutsindwa, umugambi we nta kintu na kimwe, nta kintu na kimwe. Amen. Byaba biriho, byaba n'ibizaza. Amen. Imana itugirire neza. Haleluya. Ntabwo mbizi, ndumva iri jambo rifite imbaraga muri nje. Amen. Rifite imbaraga muri nje, ntabwo nzi uko nabasha kubivuga neza, ariko iyo mu ijuru iki gitondo inshoboze. Amen. Haleluya. Iki gitondo inshoboze kandi ngirire neza, nawe ubashe kuzirikana cyangwa ubashe guhishurirwa niba uri mu mugambi w'Imana koko. Amen. Kadusoma ijambo ry'Imana. Turanza gusoma ijambo riri muri Yohana igice cya 21 murongo wa 15 niho duhera. Yohana igice cya 21 ni ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Duhere ku murongo wa 15. Yesu abaza Petero gatatu ko amukunda. Ubutumwa bwiza bwa Yohana ni igitabo cya 4 mu isezerano rishya. Ubutumwa bwiza ni Yohana, ubutumwa bwiza, kuko hari na Yohana urwandiko, ariko turi muri Yohana ubutumwa bwiza igice cya 21. Turahera ku murongo wa 15. Yesu abaza Petero gatatu ko amukunda. Nuko bamaze kurya, Yesu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yona, urusha abakunkunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira abana b'intama banjye. Yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Aramusubiza ati, ye mwami, uzi ko ngukunda. Aramubwira ati, ragira intama zanjye. Amubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yona, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nuko aramusubiza ati, mwami, umenya byose, uzi kandi ko ngukunda. Yesu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Imana ishimwe. Twongere dusome ijambo dusanga mu byakozwe n'intumwa. Byakozwe n'intumwa ni igice cya 9. Ibyakozwe n'intumwa
igice cya 9 ni igitabo gikurikira icyo twari turimo ku bari ufite Bibiliya, byakozwe n'intumwa igice cya 9. Turahera ku murongo wa mbere. Yesu abonekera Sawuli mu nzira ijya i Damasiko. Ariko Sawuli akomeza gukangisha abigishwa b'umwami ko bicwa. Ajya ku mutambyi mukuru amusaba inzandiko zo guha abamasinagogi Damasiko, kugira ngo nabona abantu b'inzira ya Yesu, abagabo cyangwa abagore, ababohe abajyane i Yerusalemu. Akigenda yenda gusohora i Damasiko, umucyo uramutungura uvuye mu ijuru uramugota. Agwa hasi, yumva ijwi rimubaza riti, Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Aramubaza ati, urinde mwami? Nawe ati, ndi Yesu uwurenganya. Nidushake tugarukira aho ngaho. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Twasomye amagambo menshi, ariko mwihangane dusoreze kuri Yesaya. Amen. Iki gitondo ni amagambo menshi, ariko yose y'umumaro ku muntu wese wabaye imbere y'Imana. Dusomeye Yesaya 14 umurongo wa 24. Yesaya igice cya 14 umurongo wa 24. Uwiteka Nyiringabo ararahiye ati, nukuri uko nabitekereje niko bizasohora, kandi uko nabigambiriye niko bizaba. Imana ibaho umugisha. Amen. Ni amagambo menshi, ariko yose birakwiye ko tuyasoma. Iki gitondo yaba ijambo tubonye muri Yohana, yaba ijambo dusomye mu byakozwe n'intumwa, n'iri dusohorejeho, uri buze kumva ko hari impamvu yo kuyasoma, afite aho ahuriye. Nababwiye ngo ndashima Imana ko ndi mu mugambi w'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Kandi uwo mugambi w'Imana mpagazemo. Ndabizi umugambi w'Imana ugenda nawe ugira ama-etape atandukanye, ariko ndabizi ko gikomeje ku buzima bwanjye. Yesu ashimwe. Kandi nawe ubwawe mu mwanya wawe aho ngaho uri, nawe hari umugambi w'Imana urimo, kuko ntabwo uri impanuka. Ntabwo turi impanuka imbere y'Imana. Uko tumeze, uko twicaye aha, uko Imana yatugize, ntabwo turi impanuka. Imana ishimwe. Turaha kuko turi mu mugambi wayo. Yesu ahabwe icyubahiro. Haleluya. Umugambi wa mbere Imana yatugizeho wari uwo kuduha agakiza. Imana ishimwe. Rero ndashima Imana ko mubo yagambiriyeho kera nawe urimo. Mubo yagambiriyeho kera nawe urimo. Mubo yagambiriyeho kera nanjye ndimo. Haleluya. Niyo mpamvu iki gitondo twazinduwe no kwimbere yayo. Turi abana bayo, tubiheshejwe n'umugambi mwiza yatugizeho, ikaduha umwana wayo w'ikinege. Amen. Tugiye kuvuga rero ku mugambi w'Imana. Haleluya. Tugiye kuvuga hejuru y'umugambi w'Imana, ukuntu uyu mugambi w'Imana ari igitangaza. Umugambi w'Imana nta ruhare njyewe ngufitemo. Umugambi w'Imana nawe nta ruhare uwufitemo. Amen. Umugambi w'Imana si ibyifuzo byacu twagize ngo uyu munsi bibe byarasubijwe. Umugambi w'Imana utandukanye ngo amasezerano. Oya, umugambi w'Imana ni ikintu cyihariye, ni igitekerezo cy'Imana. Haleluya. Yagendereye umugaragu w'Imana Yeremiya, iramubwira ngo nakumenye kera.
ngo maze kukumenya kera ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Iramubwira ngo nakumenye utaraba urusoro mu nda ya nyoko. Umva umugambi w'Imana. Haleluya. Yeremiya hari uruhare yawugizeho. Hari ubwo yasenze cyane kugira ngo Imana imugire umuhanuzi uhanurira amahanga, ariko ngo Imana iramusanga yamubwira ngo Yeremiya, yari imuhamagaye, iramubwira ngo ntutinye, aho nzagutuma hose uzajyayo, kandi aho nzagutumaho bose uzabageraho, ntukabatinye, nturakagutera ubwoba, kuko wowe Yeremiya nakumenye kera. Nkumenya mama wawe ataranagira igihe cyo kuvuga ngo akubyare, njyewe Yeremiya nari nkuzi kandi nari mfite icyo nguteganyijemo. Amena. Rero natwe iki gitondo hari ibyo Imana yatugambiriyeho. Tugambiraho kutubatura, tugambiraho kutuvana mu isayo y'ibyaha. Haleluya. Bamwe batungurwa nk'uko Sawuli yatunguwe. Amena. Sawuli ngo yari ariho yigendera mu kazi ke yakoraga afite ishyaka ryinshi, mu kazi yakoraga yishimye, arenganya abantu bose bavugaga izina rya Yesu. Ngo nuko ariho ajya i Damasiko. Muzasome mu Byakozwe n'Intumwa ibice 6, muzahasanga uyu Sawuli utunguwe n'umucyo, ijwi akaryiyumvira. Muri uwo mucyo mwinshi wamutunguye ari wajya kurenganya n'ubundi ngo yari amaze kwaka inzandiko ajyanye i Damasiko ngo kugira ngo ajyane mu masinagogi bamuhe kuzajya umuntu wese uvuga iryo zina rya Yesu kubajyana mu nzu y'imbohe. Nizo nzandiko ngo yari amaze kwaka ngo azijyanye i Damasiko. Ari mu nzira agenda ngo atungurwa n'uwo mucyo, ngo ijwi ryumvikanira muri uwo mucyo, ngo riramubaza ngo Sawuli, Sawuli, undenganyiriza iki? Arangije ararisubiza ngo urinde mwami ndenganya. Yesu aramubwira ngo ni njyewe Yesu urenganya. Ntabwo twakomeje, ariko iryo jwi Yesu amaze kumubwira ahita agira ahantu amwohereza, kugira ngo kuko yari yamaze kumufata, yari amuvanye muri bya bindi yakoraga byo kurenganya ubwoko bwe, ahubwo agiye kumugira igikoresho gikomeye. Nk'uko twese tubizi, Pawulo yakoze umurimo ukomeye. Kuva Yesu yamufata, Pawulo yakoze imirimo ihambaye. Amen. Iyo ugiye mu Byakozwe n'Intumwa ibice 6, usanga igihe ba Petero umwuka w'Imana amaze kumanuka bavuga ubutumwa, abantu bari kwihana, abantu bari kwakira Yesu, ngo haje kuvuka ikibazo ngo abapfakazi bamwe ngo ntibajye bagerwaho n'ubufasha bateguriwe. Noneho bigira inama, baravuga ngo dukwiye gushaka abandi bantu, twe ntidukwiye kujya muri ibi bintu ngo tujye kuvuga ubutumwa niturangiza tujye mu kugabura ibintu, ahubwo harakenewe ko hashakishwa abantu buzuye umwuka kugira ngo babashe gukora iki gikorwa. Ariho havuye abadiyakoni ba mbere. Imana ishimwe. Bamwe mu badiyakoni ba mbere rero habonetsemo umugabo ngo wari wuzuye umwuka w'Imana, umugabo bita Stefano. Uwo mugabo aratoranywa akora uwo murimo, ariko ngo yari umugabo wuzuye umwuka w'Imana, umugabo ukiranuka, umugabo w'umunyakuri. Haleluya. Igihe kiragera rero, kuko cyari igihe kitotezwa n'akarengane ku bantu bose bari kwatura bakavuga ko Yesu ari umwami, ko yazutse. Abo bantu bose bari bafite akaga. Stefano rero ntabwo yari kujya iruhande rwatwo. Stefano ngo baramufata, bamujyana mu rubanza, bamurega ko avuga ko Yesu, ariko kuko iryo jambo ritari rifite imbaraga kugira ngo icyo kirego gikomere, ngo bashaka abantu, biravuga ngo bashaka abantu b'abanyabinyoma.
abagabo ngo b'ibinyoma bashinja Stefano ibitari ukuri, bavuga yuko ngo ari gusebya amategeko ya Mose, ngo no gutuka Mose no gutuka Imana. Ibyo bintu rero cyari ikintu icyaha gikomeye, ngo nuko mu gihe bari kumurega ariregura ngo Stefano ngo mu gihe ari kwiregura ngo umwuka w'Imana aramanuka, ngo abona ijuru, ngo abona Imana, arangije arabwira ati mbonye iburyo bw'Imana umwana wayo n'ibiki, ababwira ibintu byinshi aturuka guhera muri Egiputa by'Imana yakoze. Arababwira ati uko basogokuru banyu bari barenganya abahanuzi ba mbere, n'uyu munsi namwe niko mumeze. Ababwira amagambo akomeye ngo bazabiranwa n'uburakari. Imana ishimwe. Bazabiranwa n'uburakari, ngo bahita bamufata, ngo baramukurubana, ngo bamusohora mu rukiko, ngo bajya kumuterera amabuye inyuma y'umudugudu. Ikintu nshaka kugeraho, ngubwo bari kumutera amabuye, Stefano ntabwo yabonye aba bagabo ngo atangire kubatuka no kugira gute. Stefano kuko ngo ari umugabo wuzuye umwuka w'Imana, ngo nuko atangira guhishurirwa, atangira kubona ijuru rimukingukiye. Haleluya. Aho hantu ikintu nashatse kuvuga, aho hantu ngo Sawuli yarari aho ngaho, ngo hahagaze, ngo arinze imyenda ngo y'abantu bariho bakora ako kazi, ngo naho Sawuli yarahagaze. Amen. Birangije ndashaka kuvuga hejuru y'umugambi w'Imana. Tugeze mu bice 9, Sawuli wagize uruhare, ngira ngo yatangaga amabwiriza ubundi bagakora akazi. Arangije ijwi rya Yesu, umucyo we ngo umusanga mu nzira, n'ubundi akomeje akazi ko kurenganya. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana niwo tugiye kuvugaho uyu munsi muri iki gitondo. Amen. Umugambi w'Imana urahambaye. Bene, ni ubuntu bw'Imana, ni imbabazi z'Imana, ni urukundo rw'Imana, nta kindi kintu. Ngo ariho agenda agiye kurenganya abandi bantu nyuma y'uko umukiranutsi, umugabo wari uzuye umwuka w'Imana, wari watoranijwe mu badiyakoni ba mbere ngo akore umurimo mwiza wo kujya agabura kugira ngo abantu b'Imana atagira ucikanwa cyangwa ngo arenganwe, amaze kumwica, atanze amategeko n'amabwiriza, Imana iramutunguye ajya i Damasiko. Amen. Tubwizanije ukuri, uyu muntu tugiye mu marangamutima yarakwiye guhamagarwa na Yesu. Tugiye mu marangamutima yacu, uyu muntu yarakwiye guhamagarwa na Yesu. Haleluya. Ariko umugambi w'Imana urenga kure cyane ibyo amaso yacu areba nonaha. Haleluya. Umugambi w'Imana niyo mpamvu nubona umuntu wese ukamona mu nzu y'Imana cyangwa ukanamona ari hanze, ntukagire ngo iteka ryaraciwe, kuko ntabwo uzi umugambi Imana ifite ku buzima bwe. Kandi hari umwana w'umukobwa ukunda kuvuga ubutumwa, yaravuze ngo umugambi w'Imana uri mu ibanga ry'Imana. Haleluya. Umugambi w'Imana uri mu ibanga ryayo, ntabwo uri expose ngo abantu bose bamenye ngo muri 2024 nyamara hari umugambi umeze gutya kuri kanaka. Rekada, uri mu ibanga ryayo. Haleluya. Haleluya. Kuko n'ababyeyi babyaye Yeremiya bamubyaye batazi yuko Yeremiya Imana yamutoranije ataraba urusoro mu nda yabo. Ntabwo bari babizi ko Imana yamutoranije ngo azabe umuhanuzi uhanurira amahanga. Amen. Haleluya. Umugambi w'Imana ni mwiza. Haleluya. Umugambi w'Imana urahambaye. Umugambi w'Imana ntutoranya, kuko Imana nyiri umugambi yo ifite igitumi ireba umuntu. Yitegereje Sawuli, iramureba, iravuga ngo uyu nguyu ndashaka kumuhindurira. Kuko ijambo yatubwira ngo Sawuli ibintu yakoraga ngo yari abifitemo ishyaka ryinshi, yari abifitemo umwete mwinshi, ngo yazengurukaga mu mirwi itandukanye, ngo rwose ashishikaye.
Imana imwitegereje iravuga ngo uyu muntu nshobora kumuhindura, ibi bintu arimo uyu munsi njye nkabihinduramo, noneho agashishikara agenda avuga kugira ngo ashishikara ndenganya. Amen. Imana imaze kumuhamagara imwohereza kwa Ananiya, ntabwo tubitindamo. Icyo nashatse kukwereka ni ukuntu umugambi w'Imana utandukanye n'ibyo twebwe tureba. Umugambi w'Imana utandukanye uyu munsi uko nakubona, uyu munsi uko nakwibwiraho, bitandukanye n'uko Imana ikwibwiraho. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi tuvugana ku mugambi w'Imana, umuntu wagize umugisha twa turi kumwe n'umuntu uzagira umugisha akatumva, nagusabira nk'uko nanjye nisabira ngo ujye usenga ubwire Imana ngo Mana makuba mu mugambi wawe, mpaguhagarara mu mugambi wawe. Haleluya. Kuko umugambi w'Imana ni mwiza kuri twe. Amen. Umugambi w'Imana ni mwiza ku mwana w'umuntu, ntabwo umugambi w'Imana ari mubi. Yatumyeho ubwoko bwayo, ibutumaho ijambo rikomeye, kandi iryo jambo irituma ku Bisirayeli yari batumye mu gihe cyari gikomeye, ariko irangije irabwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira ngo ni byiza si ibibi. Kandi iri jambo iribaha bari mu gihe kigoye, kuko bari baranyazwe, bari mu bunyage, ntabwo bari iwabo, ariko Imana ibatumaho iri jambo irababwira ngo erega nzi ibyo nibwira nzabagirira, nimuhumure ntabwo ari ibibi ni byiza. Imana ishimwe. Rero umugambi w'Imana ni mwiza, bwoko bw'Imana. Umugambi w'Imana niyo mpamvu usenga, mu bintu usenga no mu byo ubwira Imana ujye uyibwira ngo Mana makuba mu mugambi wawe, ndifuza kugendera mu mugambi wawe, ndifuza guhagarara mu mugambi wawe. Haleluya. Kuko njyewe ntawumenya, njye sinawumenya, ariko icyo nzi cyo hari umugambi wawe kuri njye, noneho makuwubamo. Amena. Twasomye ijambo muri Yohana igice cya 21. Imana iratangaje. Ugiye ku mvugo zacu ushobora kugira ngo Imana ni injiste, ariko Imana ntabwo ari injiste. Amena. Kuko gutinyuka ikabwira Sawuli ngo genda, imaze kumwiyereka, imwohereje kwa Ananiya, ibikorwa byose birakozwe, irangije imuhinduye umukozi wayo. Haleluya. Ari nayo mpamvu iyo mukomeje abasoma Bibiliya, Pawulo guhuza n'intumwa byabaye ikibazo gikomeye, kuko nta kuntu intumwa zumvaga ukuntu Yesu yatoranije Sawuli waje guhindurwa Pawulo ngo imutoranye hejuru y'ibintu yabakoreraga, ntabwo babyumvaga. Babanza kutamwumva, babanza kumupinga, ari uzasanga hagiye haba impaka nyinshi. Imana itugirire neza. Hagiye haba impaka nyinshi, kuko ngo ari naho yageraga agiye kuvuga ubutumwa bwiza, ngo abantu bose bagashya ubwoba, kuko bari bamuzi, bakaba ngo ntawamenya uyu mugabo ubu ntari kwiyobera ngo abone uko twese ahita tubumbira hamwe. Haleluya. Pawulo amaze guhindurirwa izina, ubutumwa kubuvuga byaramugoye, kuko kugira ngo yemerwe byabaye ikibazo gikomeye. Amen. Ariko kuko yari mu mugambi w'Imana, yagombaga kugera igihe akemerwa. Haleluya. Haleluya. Yagombaga kugera igihe ba Petero ba Yohana bose bakemera, bakagendana, bakavugana ubutumwa. Yesu ashimwe. Kuko yari ari mu mugambi w'Imana, ntacyo bari kubikoraho, ntacyo bari kubihinduraho. Oya. Amen. Umugambi w'Imana nta muntu wawuhindura. Bavuga ati ariko nkurikije nge ndabona rwose kanaka Mana, oya ntabwo byari bikwiye, ahubwo uyu nguyu niwe. Reka da. Kuko
Imana yo ireba harenze aho twebwe tureba. Amena. Yohana yanditse iri jambo agaragaza ukuntu Petero yasigiwe itorero. Amen. Haleluya. Petero yahawe kuragira intama. Yesu aramubwira ati ragira intama zanjye, ngenda ariko wowe ngusigiye akazi, ragira intama zanjye. Ngo Yesu ari kumwe n'abandi bigishwa na Petero hari birumvikana, ngo aramubwira ngo yewe Simoni mwene Yona, Petero urankunda? Aramubwira ati ndagukunda urabizi. Ati ragira intama zanjye, ragira abana banjye. Arongera ubwa kabiri aramubwira ati urabizi ndagukunda. Amuha iyo misiyo bwa kabiri. Arongera amubaza bwa gatatu. Amuhaje bwa gatatu Petero arababara, ahita yumva agize akantu. Haleluya. Icyatumye Petero agira akantu, Petero yavuze ati uyu mugabo nubwo ari kumbwira ibintu amfitiye inzika. Amen. Amfitiye inzika kuko naramwihakanye, kandi namwihakanye namubwiye ko njyewe nawe tutari butandukane, niyo haba gutanga ubuzima ndi bubutange. Niyo mpamvu Petero yahise agira akantu, aravuga ati ayiwe, ati wa mugani ko namwihakanye ubu koko ndamukunda. Ariko ahita amusubiza ngo mwami ndabizi ko umenya byose, urabizi yuko ngukunda. Haleluya, 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 haleluya. Yesu ku mugambi we ntabwo ajya yita ku byahise. Yesu ntabwo ajya agira inzika. Yesu ntabwo ajya yubaka ku bintu, ku maesheke wagize ngo yubake ku bintu wagiye ugwamo. Yesu ni umugwaneza. Yesu ubuntu bwe buratangaje. Yesu imbabazi ze ntawazirondora. Haleluya. Uwiteka n'umunyambabazi, n'umukunzi wa udahemuka, nawe arondora imbaraga agira, nawe agera urukundo rwe rwinshi, nawe arondora imbaraga agira, n'umunyambabazi, n'umukunzi udahemuka. Haleluya. Ntabwo dushobora kurondora imbaraga ze, urukundo rwe nta muntu wabasha kurugera ngo arushobore. Haleluya. Tekereza Petero wamwihakanye inshuro 3 akamubwira ngo ntaho njye uriya mugabo ntaho muriye nawe, kujya bamubwira turanavuga nawe ati reka naho muriye nawe. Ariko igihe kikagera ubwo Yesu yaragiye gusubira mu bwami bwe, kuko misiyo yari yamuzanye yari imaze kurangira. Agiye gusubira kwicara iburyo bw'Imana Data, aramubwira ati Simoni, Simoni, ni wowe. Ragira, ni wowe nsigiye kuragira. Hiri kumwe namwe nabaragiraga mu izina rya Data wantumye, ariko nanjye ndabigusigiye. Haleluya.
umugambi uturuka mu mbabazi zayo, uturuka mu buntu bwayo. Haleluya. Umugambi w'Imana ntabwo ari uko twawukoreye, ntabwo ari ukuri umukiranutsi ngo Imana nirangiye vuga ngo uyu muntu birakwiye ko muhagarika. Oya, kuko ni umugambi w'Imana wonyine ujya ugukurura uyu munsi ukaba umesha guhagarara imbere y'itorero ry'Imana nkavuga ngo Uwiteka ni mwiza. Ntabwo ari uko ndi igitangaza. Mu bagore benshi bubaha Imana, mu bagore benshi bamenye Imana, kuba yarangiriye icyizere ikamagarika ni umugambi wayo gusa. Ntabwo ari uko yabonye ko ndi umukiranutsi, ahubwo yambonye mu isayo, ibona ko nshobora gusayurwa ikampinduramo igikoresho, n'uyu munsi ikaba iri kunkoresha. Imana yo mu ijuru ishimwe. Haleluya, haleluya. Hari abantu bajya bakizwa, yamara gukizwa akicara mu nzu y'Imana, ariko akahicara yumva afite ipfunwe muri we. Ariko reka nkubwire ngo shira iryo pfunwe, shira iryo pfunwe. Imana yakuzanye ikakuvana hahandi wari uri, ni umugambi wayo, kandi nyiri umugambi ntabwo yibuka bya bindi byahise. Abantu nibashake babyibuke, abantu nibashake babigucyurire, abantu nibashake babihagararemo, ariko nyiri umugambi wawe undi wakubwiye ngo ngwino, we ntabwo abyibuka kuko yarakubabariye. Haleluya, haleluya. Petero ahabwa kuragira, ahabwa guhagararira itorero. Ariho hantu havuye ijambo abantu benshi bakunda gukoresha ngo nta muntu uzinjira mu bwami Petero atamuhaye uburenganzira. Haleluya, 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 haleluya. Ariko ntabwo ari Petero uzatanga kwinjira, ahubwo kubera yuko yahawe itorero, Imana irangije imuha abandi bo kumufasha kuvuga ubutumwa bwiza. Uzumva ubutumwa bwiza kumva icyo Imana ivugira mu wo yahamagaye, uwazaraga ubwami. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Mugambi w'Imana ni mwiza, mugambi w'Imana urahambaye. Ntabwo byari tugendeye mu mitekerereze yacu, tukagendera mu bwenge bwacu, tukagendera muri analize zacu. Aba bagabo twavuze kuri uyu munsi, ari uyu Petero, ari na Sawuli waje guhindurirwa izina akaba Pawulo, ntabwo aribo bari bakwiriye. Amen. Ariko kuko Imana itareba nk'abantu, buriya mu mugambi w'Imana, Imana igireba ikabona muri wowe harimo ikintu kidasanzwe. Haleluya. Ikabona muri nge harimo ikintu kidasanzwe, ikabona no muri uriya harimo ikindi kidasanzwe. Imana yarangiza ikadukurura ikaduhagarika mu mugambi, ikavuga ngo wowe hagarara aha, n'uriya hagarare hariya, n'undi ahagarare hariya, kuko muri mwe ndababonamo ikintu kidasanzwe. Uyu munsi gishobora kuba kitagaragara, ariko ejo Imana yaguhagaritse muri uwo mugambi, yo irabizi ko mu gihe gikwiriye ikintu kiri muri wowe kizagaragara. Kandi icyo kintu kiri muri wowe ntabwo ari umumaro kuri wowe, ahubwo ni umumaro ku bantu benshi. Amen. Ntabwo mu mugambi w'Imana ari inyungu zacu cyangwa ari ukugira ngo tumenyekane tubirangirire, ahubwo mu mugambi w'Imana ni ukugira ngo tugirire abandi umumaro. Haleluya. Reka turebe amagambo amwe. Mbese kuba ndi mu mugambi w'Imana mbibwirwa n'iki? Ese uyu mugambi turiho tuvuga, kuko hari n'abantu
umuntu akabarahana akajya kubata, ariko ibi bintu ndimo njya nibaza, ese ibi bintu, ariko reka mbabwire bene data turi kumwe uyu munsi wa none, wowe uri kunyumva, buriya umugambi w'Imana uguhagarika ahantu hakwiriye. Amen. Umugambi w'Imana iteka ryose uguhagarika ahantu hakwiriye. Amen. Uragufata ukagushyira ahantu, kandi aho hantu ukaba uri ryabuye koko ryari rihakwiriye. Niba inyubako yari imeze gute, akaba hari ibuye rihabura kugira ngo inyubako, niba bari kuzamura amabuye, niba ari amatafari, wati iri tafari murigiye gutya, aha niho rikwiriye. Nawe rero ahantu uri, Imana yahaguhagaritse kuko ibona ko aho hantu ugize ute, urahakwiriye. Mu mugambi w'Imana iduhagarika ahantu hakwiriye. Haleluya. Icya kabiri, buriya umugambi w'Imana, hari umuntu wambaza se ngo kuki mu mugambi, ubundi mu mugambi w'Imana ko ahantu muhagaze ko mbona bigoramye, ko mbona bimeze gute, ubuse ko mbona umugambi w'Imana utunyuza mu bintu bigaragara nk'ibigoramye, mu bigaragara nk'ibitagororotse, ariko umugambi w'Imana uba uri kutujyana ahagororotse. Waba uri kunyura mu bintu ubona bigoramye, ubona bidafite inyito, Imana iri kukujyana ahagororotse. Humura. Amen. Humura, komeza, wicika intege, wigamburura, komeza, kuko niba uri mu mugambi w'Imana, aho hantu uri kunyura ukabona ari mu makorosi menshi, Imana izakugeza mu muhanda ugororotse. Amen. Izakugeza ahagororotse rwose. Humura, tuza umutima. Amen. Kuko nyiri umugambi aguhagarika ahantu neza hakwiriye. Ikindi mu mugambi w'Imana, uyu mugambi w'Imana ujya uzana ikintu bita intsinzi. Intsinzi niba nyita intsinzi simbizi, ariko umugambi w'Imana, ariko nibyo ni intsinzi. Ni intsinzi ku buryo uhagarara nawe ukajya wumva ibintu uri gukora biri, ukabona birakwiriye, ukavuga utaha ahantu mpagaze menya bikwiye. Umuririmbyi yaririmba, yaba ahagaze muri korari akaririmba, imitima y'abera ikanezerwa, imbaraga z'umwijima zigahunga, icyubahiro cy'Imana kikamanuka, akavuga ati uyu murimo ndi gukora ndimo neza, uyu murimo ndi gukora koko ndumva mpagaze. Haleluya. mufitemo ubutsinzi. Haleluya. Ubwo turi kuvuga gutya, urajya unumva n'ahantu waba uhagaze utahagaze kubw'umugambi. Hari n'abantu baba mu bintu kubera abandi bababwira ati muze. Haleluya. Kubera yuko umuntu abwira ati ngwino dufatanye, ngwino tubigenze gutya, noneho wajya ureba ibintu urimo ukabona nta njyana, umwaka umwe ibiri ukabona. Ariko iyo uri mu mugambi w'Uwiteka Imana nyiribihe, ubona ibintu ukavuga uti rwose. Haleluya. Nubwo nabanyura mu bizigo, ariko haleluya, icyo nzi ni uko ibi bintu mbifitemo ubutsinzi. Imana ishimwe. Umugambi w'Imana, niba uri umudiyakoni, niba uri protokole, ukajya ubona ibintu uri gukora rwose, haleluya, wakwakira umuntu w'Imana, wabona wamusekera. Amen. Kuko nta muntu gukora protokole ngo uhurutura abantu nk'uhurutura imyaka mu modoka igiye kuyitereka hasi. Umuntu yinjira hari uhurutura uti, ahubwo nyine uramwakira, ukamusekera, ukamumwenyurira,
ukamuyobora ukagenda ukamwereka wicara. Ariko umuntu utari mu mugambi w'Imana ashobora kugukurura akaboko ukumva ntuzivuyemo, ukumva urutugu ruvuyemo. Bibaze protokole wereka abantu ngo amen. Haleluya. Protokole waba wavuye mu rugo umwijima wabaye mwinshi, niba uri umumama ukaba wavuye mu rugo umuriro watse cyangwa waraye waka, rwose iyo ugeze mu nzu y'Imana kubw'umurimo wahamagariwe, niba uri mu mugambi, bya bindi bihita biguma iyo ngiyo, ubundi abaje bose bakabona ko mbega umubyeyi mwiza. Hariya habamo umubyeyi mwiza, arakwakira ugahita wumva uguwe neza. Ariko ushobora guhura n'umuntu utari mu mugambi kavuga uti urusengero sinzongera no kurwinjiramo. Wakwinjira yajya kukwakira akabanza yaturuka ku kirenge yazamura ku mutwe, yabona hari ibintu agenderaho bitanoze gahita areba hirya, ugashoberwa ukagenda ugashaka iyo wicara. Nyine bihande n'imirongo ingaho ushaka iyo wicara, ariko yabona undi muntu winjiye bihuye n'uko umutima we, akamuhobera neza, nikaze mu nzu y'Imana. Yesu we, ntabwo uri mu mugambi w'Imana. Amen. Kuko umuntu uri mu mugambi w'Imana ibintu akora ntabwo ushobora kubibonamo rwose. Uramusabira ukamusabira umugisha, yakwakira ukavuga uti hariya hari umukobwa cyangwa hari umusore cyangwa hari umugabo. Iyo akwakiriye mu rusengero winjiye, uhita wumva umutwaro wari ufite muri wowe udohotse. Amen. Hari umuririmbyi iyo azamuye ikorasi mpita numva nururutse. Haleluya. Urumva umuntu uri mu mugambi w'Imana. Haleluya. Yafata mikoro gusa ayifashe, wabonaga iteraniro ryafashwe n'igicu cy'umwijima, yaba afashe mikoro yazamura, ugahita wumva ubwiza bw'Imana bururutse, ugahita wumva umunezero w'Imana uramanutse, kuko uwo muntu ari mu mugambi w'Imana. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi wumve, niba uri mu mugambi w'Imana, niba uri mu migambi y'abantu. Ikindi kintu mu mugambi w'Imana uzana kunyurwa, uzana kunyurwa pe. Haleluya. None turi kubivuga, wenda uyu munsi ntabwo tujya andeworo yo mu rusengero, ariko tunasohotse, kuko buriya mu mugambi w'Imana no mu buzima bwacu bwa buri munsi dukwiye guhagarara mu bintu birimo umugambi w'Imana. Haleluya. Ugacuruza uhagaze mu mugambi w'Imana. Niyo waba ucuruza ibitunguru byonyine wumva unyuzwe unezerewe, ukumva uranezerewe, kuko ibintu uhagazemo ntabwo ubihagazemo paragisida, kandi kuko ubirimo uri mu mugambi. Nibishake aba ari ibiro 3 uzajya ubicuruza ubona inyungu, nurangiza utaha urangura ibindi, kandi no mu rugo urye, n'abana bajye ku ishuri, ku buryo abantu bazajya baza ngo ariko ejo babone waranguye ibiro 5, ejo babone uzanye umufuka, ejo bundi babone uri kumena ibitunguru dayihatsu yose wagiye ku murimo ukawugura. Kubera iki? Kuko uri mu mugambi w'Imana. Ubwo tugiye hanze bya birebire, ariko no hanze umuntu ajya abona ikintu akabanga iki kintu mpagaze mu mugambi w'Imana. Haleluya. Amen. Buriya kunyurwa no kwishima ni ibintu bitandukanye, ariko bizana ibyishimo. Haleluya. Iki gitondo ese mwene da, baririmbyi, abadiyakone, abinginzi, abapasitori, abakristo, turi mu mugambi w'Imana. Haleluya. Ibintu duhagazemo tubirimo kubera
ubushake bwacu tubirimo kubera ko nabonye kana ko abigiyemo nkabijyamo, tubirimo kubera ese mpagaze kubera cyangwa ibintu ndimo mpagaze ndi mu mugambi wa data. Amen. Imana itwigishe. Amen. Kandi buriya mu mugambi w'Imana twigeze gusa nk'abakivugaho, mu mugambi w'Imana ntabwo ujya utsindwa. Umugambi w'Imana ntutsindwa. Haleluya. Niyo mpamvu ibintu byose abantu bihimbira n'ibintu abantu bishyizemo ni ukuri birananirana. Haleluya. Birananirana, ariko ibintu byose umuntu arimo ari mu mugambi w'Imana. Abaririmbyi Yesu ashimwe. Haleluya. Turi kuririmba kuko ari umugambi, kuko yatumenye kera tutaraba insoro mu nda za mama, kadutoranyiriza kuririmba kugira ngo ubwoko bw'Imana bufashwe kandi ubwami bw'Imana bwaguke. Haleluya. Protokole, ahantu uhagaze urumva cyangwa uhagaze kuko wabuze ukugira, ubirimo kuko wabuze iyindi shuwa. Mu mugambi w'Imana ntabwo tubamo kuko twabuze indi shuwa. Haleluya. Oya, ntabwo tuwuhagazemo kuko twabuze indi shuwa. Haleluya. Ubundi mu mugambi w'Imana ushobora kuwutangira ni ukuri. Umuntu bavuga ngo umuntu iki kintu, tuvuge niba ari umuntu uhawe inshingano runaka, buri ibintu tubamo mu mugambi w'Imana. Yesu ashimwe. Ntabwo tubamo kuko pasiteri yabonye tubikwiriye, kuko hari igihe yabona bikwiriye ariko Imana ikabona ntibikwiriye. Sicyo cyabaye kwa Yesaye. Sicyo cyabayeyo. Samweli yagerayo ngo akabona umusore mwiza muremure ngo w'inzobe arahingutse, akavuga ati noneho uyu we Imana ikavuga ati reka ntabwo ari uko. Haleluya. Haleluya. Ngo yajya kubona akabona undi, bose barahituka ati ariko noneho kuvangirwa 100%. Imana ageze abaza Yesaya ati rwose nta muntu usigaye, ubu abana bawe bose neza kuko bararangiye. Ambwira ati hari akandi noneho ni n'agahererezi, ikigeretseho kibera mu ishyamba. Ubwo ako kantu kari gakwiye gusukaho amavuta. Bashama bari aho barize iby'igisirikare, ari abantu b'ibiganga, abasore beza cyane bagaragara, bakwiye kuba bami. Ariko Imana yambwira ngo oya. Aravuga ati ako ngako nyine, ako kari iyo ngiyo kazane, kuko ndi kumva amavuta nahawe nako kari buyasukweho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Rero mu mugambi w'Imana, kuko kagitoranwa babonye arakanuka nkaka, koko ukanuka niko kazayobora Israel, akangaka ni igiki. Ariko nabwe ngo Imana ireba muri wowe. Buriya niyo mpamvu Imana ni Alpha kandi ni Omega. Ireba mu itangiriro ikamenya iherezo muri wowe. Haleluya. Yarabibonaga ko ari we uzaneshereza Abisirayeli Goliyati wari wananiranye, kandi ibona yuko ari uzabasha kuyobora Isirayeli. Imana bango nubwo gasuzuguritse uyu munsi, ariko ejo ndamubonamo ikindi kintu nge simubona nonaha. Imana igireba mwitangira igasoza icyo mwiherezo. Ni Alpha kandi ni Omega. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu analize, critique n'ibindi bintu byinshi cyane abantu bashobora kujyaho ku muntu wamaze guhagarara mu mugambi w'Imana. Ujye ucece kuvuga ngo mpfa kuba ndi mu mugambi w'Imana. Utabyumva none azabyumva ejo, utabyumva ejo azabyumva ikindi gihe, kuko Imana ikorera muri wowe niyo ikizi. Niyo ikibona muri wowe niyo ikizi kurenza icyo abantu bareba nonaha. Imana y'amahoro itugirire neza. Haleluya.
kuko hari igihe bavuga ngo turabonaga uyu nguyu ari ukwiriye ese kanaka. Oya, Imana niyo tangiriro ni nayo herezo. Uyu munsi ushobora kubonana umuntu ukamubonana ubushake, ukamubona imbaraga, ariko ndakurahiye ejo wazareba ukibaza za mbaraga warebaga, ukibaza bwa bushake warebaga, bikagushobera. Niyo mpamvu umuririmbyi wa 21 mu Gakiza yararirimbye avuga ngo nimuze turebe imbere. Haleluya! Mu mugambi w'Imana ureba imbere, ntiwite ku biri hariya, ibiri guturuka iburyo ibumoso, ibiva hariya na hariya, ukavuga ngo nkomeje imbere. Amen. Negereje icyo nyiri umugambi yankiriye ahangaha, kuko kirahari. Haleluya! Rero ikintu nifuriza umuntu wese uraha nuko abasha kuba mu mugambi w'Imana. Buriya niba uri mu mugambi w'Imana, ndashoje, ikindi kintu kizakubwira kikakumenyesha ko urimo neza mu bintu byose uzahura nabyo. Niba Imana ifite ikintu yaguhagaritsemo, cyane mu Gakiza Imana yaduhaye, si uko intambara zibura, ko ijambo rivuga ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara. Haleluya! Ariko mu mugambi w'Imana nta bantu mwarwanya intambara zimwe ariko bo zikabananira, zabananira agakuramo ikirenge, ko ati nge muri korali sinabishobora, nge muri protokole ntabwo binabivamo, ngewe mu madiyakoni ntabwo binabivamo. Kubera iki? Uriya muntu ntabwo yari mu mugambi w'Imana. Kuko mu mugambi w'Imana ikintu kizakwereka ko umuntu ari mu mugambi w'Imana, Imana igiye ihamuhera kwihangana kudasanzwe. Amen. Ihamuhera kwihangana malgré intambara. Kandi ikindi, umuntu agiramo ishyaka. Sawuli amaze gutoranywa n'Imana, Sawuli yavuze ubutumwa, Sawuli arazenguruka. Murebe inzandiko Sawuli wahinduwe Pawulo, inzandiko yanditse. Nta bandi mu bigishwa bari kumwe na Yesu bigeze bandika izi nzandiko. Matayo ntazo yanditse. Haleluya! Pawulo yandika Abakorino ba mbere, aba kabiri yandika Abefeso, yandika Abagalatiya, Abakolosayi, yandika inzandiko. Imana buriya Yesu ajya kumuhamagara yari yaramubonyemo icyo kintu, aravuga ngo afite ishyaka kandi afite umwete, abirwanyirizwamo ariko arakomeza. Haleluya! Kugeza ku musozo aho yavuze ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Imana ishimwe. Mu mugambi w'Imana igihe kiragera umuntu akavuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. Haleluya! Akavuga ngo narwanye intambara nziza. Imana ishimwe. Haleluya! Narwanye intambara nziza, kandi icyo Imana yamamagariye naragishohoje. None ibisigaye mbiki ibikamba ry'ubugingo, kandi sinjye njyenyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Haleluya! Ayo ni amagambo Pawulo yatuye mu gihe cye cya nyuma. Kandi agihamagarwa umenye ko abajije ngo urinde. Amen. Ahamagarwa hari abandi bantu bicaranye nawe, bagendanye nawe, bazengurukanye na Yesu. Haleluya! Yesu rero ntabwo areba nk'uko abantu bareba, nta nubwo akora nk'uko abantu bakora, ahubwo muri wowe afite ikintu kidasanzwe yabonyemo, kandi icyo kintu azakibyaza umusaruro kubw'ubwami, kubw'abantu benshi. Niyo mpamvu ukwiye gukutumbira imbere, ntiwite ku biri hirya no hino, ukavuga ngo ngewe icyo mpagazemo ni iki, kandi nzi neza ko nzagisoza amahoro. Imana ibaho umugisha. Rero niba ufite ishyaka, ukaba ufite umwete, ukaba ufite kwihangana, ibyo bintu uhagazemo uri mu mugambi w'Imana. Haleluya! Haleluya! Kuko ari ibintu muhura muri 10 mugahura nabyo mwese bisa, ariko bamwe bigakunda abandi bikanga. Haleluya! None se ukura he iyo resistance abandi batagira? Ni ukuri mu mugambi w'Imana. Abandi bakaba baraje bahuruye, bakaba baraje birukanka, baririmba, Ariyete yazamura umuntu akumva ni byiza, ati nanjye buriya nahagararamo kandi nkaririmba. Yesu ashimwe. Rero icyo nkwifuriza, nanjye niyifuriza, nuko tuba mu mugambi w'Imana, tugasohoza intego nyamukuru Imana yaduhamagariye. Haleluya! Usenga Imana, ube hafi y'Imana,
ikintu uhagazemo Imana izagusobanurira uko gihagaze. Haleluya. Kandi iyo umuntu akomeje kubana n'Imana ijya imwereka ahantu hakwiriye abasha guhagarara. Niba warabigiyemo kubera wabihamagawemo, oya, hagarara mu cyo Imana iguhagaritsemo, kuko nicyo uzabonamo umugisha, nicyo uzabonamo ubutsinzi, nicyo uzishimira muri wowe, ukajya uvuga ngo nishimiye uyu murimo mpagazemo, nishimiye iki gikorwa, kuko uri mu ki? Uri mu mugambi w'Imana. Turagushimye Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana yo kwiringirwa. Duhe kuba mu mugambi wawe, ko umugambi wawe uturinda guhuzagurika. Mu mugambi wawe tujya tuba ab'umumaro ndetse tukaba umugisha kuri benshi, kuko ntabwo mu mugambi wawe nk'uko wabwiye Yeremiya ngo nagutoranije kuba umuhanuzi uhanurira amahanga, ntabwo waramutoranije kubw'inyungu ze, ahubwo kwari ukugira ngo ajye abe uburira benshi mu gihe cye. Natwe rero duhe kuba mu mugambi, kandi buri wese asobanukirwe uwo mugambi ari uwuhe. Urakoze kuko uri Imana urushaho gusobanura ijambo ryawe, kandi umwuka wera arushaho kutubera umujyanama, arushaho kuduhishurira birenzeho. Ijambo ryawe rigira ubutware, rigira imbaraga muri twe, maze rikomeze kutuyoborera gukora ibyo ushaka. Urakoze rero, ukomeze uduhane umugisha n'abaryumvishe bose, mu izina rya Yesu Kristo, amen.